gati Imana ho wankuye Imana ho wa ariko baze kubibyina ariko yaba reka ngo bwire yabazi ko byatogose ninjoro akarya uwo munsi teranira ari buzindukireho ukabyarawe yabazi ko nataha imbaburiri bwake muri korara bagati uyu mugore afite amavuta ariko yabazi neza ko agiye gukubita nk'iminsi 3 nta gikoma leta bumujama kabo murakari bati muhaguruke duhimbaze ese ko mutabyina mubyina nuko muhaze rero bamwita akabyina batetse ni umuntu ugomba kuba mu bihe byose akabyitegura akavuga ngo Mana nungaburira amina ariko nunanyicisha inzara amina kubera iki ntazagira umuntu gushuka buri gisubizo cyose aho kiva kikagera kiza gihetse ikibazo yego kandi n'ikibazo cyose aho kiva kikagera si kiza gifite igisubizo uzi impamvu wantwariye abakobwa banje barindwi n'abahungu uzi impamvu wantwariye abaja n'abajajabye uzi impamvu wanteje ibishyute yobu ngo ariyakira nta kindi ngo Imana yisikora ngo yabwiye Birudadi na Zofari na Elifazi baje gutanga ibitambo ngo yarababwiye ngo nta wundi nemera ni Yobu nimugenda basabire natabasabira nta nicyo ndi bubamarire. Yes, ndagushimiye kuko ikiganiro gifunguye urakoze cyane reka ngubwire ngo Imana iguhe umugisha kandi umucyo Imana ukurasire wumve ihumure ritembera mu buzima bwawe. Imana igukunda urukundo rwinshi kandi urwo rukundo rusumba cyane urwo wakwikunda. Uzi ko Imana ikuzi kuruta uko wiyizi kandi yakumenye mbere ko abantu bakumenya. Uzi ko ikuzi kuruta uko abandi bakuzi. Birabangwa yagutoranyirije muri we isi itararemwa. Ndagushimiye ko kigagikurikiye kuri M.Charlene official no mubyeyi mukurikira kuri no channel ndetse no kuyandi ma channels aho wagenda avuga ubutumwa n'ubuhamya n'inyigisho z'abashakanye n'izindi zitandukanye no mudamu ugira gushira amanga no kugira ukuri kwinshi ariko kandi ajya natera confusion bamwe na bamwe akabacanga ariko no muntu w'Imana kuri mo kunsaka M.Charlene nyine bicanga ibyanjye birabacanga ugasanga ugira ni gutunyura mu bikomeye kandi nurire ugakomera bikabacanga. Umeze neza ko nakomeretse nabanje gukomera. Haleluya haleluya. Ya turakwakiriye kuri M.Charlene official ni channel yawe unyuzaho ubutumwa bwiza n'umukobwa wawe M.Charlene mwatangiye akantu keza ni sawa hari mu minsi mike ndashaka ariko yegereze mikora ngo mwumva ngiye ndashaka ko mu minsi mike nanjye azajya avuga ikinyarwanda akasemura mu cyongereza wow cyangwa mu gifaransa aho ni sawa cyane kabisa okay none umeze gute mu rugo? Tumeze neza turashima Imana muri amahoro turi amahoro Kristo arabarenze cyane twari dukumburanye derukana kera nanjye sinzi ikintu umora aba narakubuze duherukana kera mu biganiro twakoranye nyine biba ngombwa ntabwo abantu bahorana yewe wagiye gukora umurimo ahandi nanjye nagiye kuwukora ahandi maze Imana yabona ko amavuta ya Patrick na M.Charlene hari ikintu agomba kumara muri uwo mwanya igahita yahuza kagira ukuntu bigenza. Yego ndagushimiye ko wanyemereye kuno munsi mboneka ku icano yawe mvuga bakumva ari nojwe Imana iguhe umugisha ndagira ngo tuze kuganira ku ngingo tugiye kuganiraho ariko nyemero banze ushima Imana. Yego Imana niyo gushima. Yego wasenga reno tukaganira. Turagushimye mwami kubw'uyu mwanya tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye kandi guhambaye tugushimiye imbaraga wakoresheje uturinda kugira ngo tugeze kuri uyu munsi ndetse no muri uyu mwanya. Izina ryawe ni umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bagakira ndetse bagakizwa. Watubereye indwanyi utubera Imana y'imbaraga ndetse y'igitangaza ibyo turabikubahiye. Uyu mwanya twaje mu izina ryawe kugira ngo dukore ibyo wagombaga gukora uhibereye ndetse tuvuge ibyo wagombaga kuvuga uhibereye. Niyo mpamvu tukwatse support tukwatse imbaraga tukwatse amavuta tukwatse ubwenge kugira ngo mwami ibiri ku mutima wawe binyure muri twe hanyuma ugirire neza ubwoko bwawe. Shyigikira ndetse udushyigikire twese muri uyu mwanya kugira ngo izina ryawe rikomeze kwamamara ndetse no kugera kure abantu bawe bave mu bujiji bamenye ubwenge bave mu ntege nke bahabwa imbaraga. Urakoze ndagushimye ko dushyigikiye twese mu izina rya Yesu. Amen.
amina amen. Ndizera ko ndukucyavuze ngo amena nawe Imana iguhe umugisha. Mama Charlene, hari ibibazo byinshi nshaka kuza kukubaza duhe tuganira ku ngingo zitandukanye, ariko uyu munsi turaganira maze iminsi nibaza kuki abarokore barira n'abakristo bakarira ugasanga ni kimwe no kibaza bipfira he wundi ntiwanyijijwe nizera Imana n'umupagano udakijijwe cyangwa utazi Imana akara tukarira kimwe tukavuga kimwe, wamubaza ati murokore meze gute ati ndaha ari kurebenya mu bintu byaranze, undi ati meze gute murokore ati nakigenda mpfuye nabi birayi byazamutse ibintu nibyo ngibyo, ugasanga n'umuntu udakijijwe nawe ni the same naye niko bimeze. Byatumye nibaza ibibazo byinshi biterwa n'iki, ni ko ubuzima bagombye kubamo bipfira hehe. Niyo ngingo iza kuza kuba niyo nyingi mwikorezi y'ikiganiro iza kwikorera ikiganiro, ariko turabona ko bitandukanye byinshi, ariko duhera aho ngaho biterwa n'iki. Ariko unyemereye ikigo ruvugiro rwiyegereza rwose. Urakoze. Impamvu abarokore bataka n'abapagani bagataka, burya hari ahantu bahurira mu bupagani ntitubimenye, cyokora bagasigarana ako kazina kuko ari abarokora ariko ari abo kwizina. Kuko burya reka nkubwire Patrick, iyo umusirikare ntanga urugero ku musirikare n'umusivili, burya ntibajya baba bamwe. Yego. Niyo umusirikare ari gutambuka, umugabo w'umusirikare wabaye umusirikare wenda akagikandagiramo, niyo ari gutambuka mu muhanda agatambuka aho agenda n'intambuko ye, iyo uzi kubireba uravuga uti intambuko uyu muntu yageze ku ikosi, wabaye umusirikare. Ati ntago ari umuntu usanzwe n'umuntu. Niyo muri kuganira ari muri society, ibiganiro bimuturuka uvuga uti uyu muntu banza yarabaye umusirikare. Muri make haba afite ibintu bimuranga ahantu hose. Umukirisitu rero nawe iyo ageze mu bibazo niho ugaragarira ko wari umukirisitu cyangwa ko wasenze. Yego. Ahantu ngo ikintu agakiza ngiye kagomba kumarira nuko mu gihe cy'ibibazo bitagomba kunshobora nk'uko bishobora abadasenga. Yego. Ngewe nimba ndi umugore usenga, hanyuma n'umugore wundi akaba adasenga, twese tukagira intambara zimwe. Muri izo ntambara ngomba kugaragara ko nasenze. Naho naba ntari kurya kuko hateye inzara n'urugero, naho naba ntari kwambara kuko hari ubukene, naho naba ntari kubona ibyo nkeneye kubera yuko haje ibibazo, ariko nibura muri ibyo bibazo ngomba gukomera mu maso hanjye ntihaze umunkanyari. Impamvu rero ubona abarokore bavuza induru n'abapagani bakavuza induru, abarokore bafite akazina kuko bitwa abarokore, ariko burya bitarakomera hari aho bahuriraga. Yego. Hari ukuntu bitwa abarokore ariko bo n'abapagani bagahurira mu kabari ukuntu. Umurokore yo kwizina. Yego. Hanyuma hari ukuntu bitwaga abarokore ariko ku kintu bita kujya gusambana bakahahurira. Icyo gihe rero umunsi uzaba witwa umurokore cyangwa witwa umukristo, hanyuma ugahura n'abanyabyaha mu kujya gukora ibyaha, witegure ko nihaza n'amakuba muzitwa bavuza nduru mwese. Ibyo ni ihame. Ariko nimba uzi ko abo twita abanyabyaha utigeze ufatanya nabo mu byaha byabo, nihaza akaga n'amakuba bazavuza induru wowe uvuze impundu, bazasuhererwa ariko wowe uzasusuruka. Ariko nitugira ibibazo byadutere twese tugashyira, reka nkubwire ako biba biteye n'agahinda, twese tugashyira induru ku munwa, ugashyira induru ku munwa warasengaga yitata abandi bari kujya mu ntara gusambanirayo, mukavugiriza hamwe induru warararaga akanyarira bo bibereye mu nkumi, mukavugiriza hamwe induru kandi warafataga y'iminsi 7 bo bafashe iminsi 7 yo kujya gusambanira mu marogi. Ntago rero bijya bishoboka, burya hari aho baba barahuriraga, niyo mpamvu n'umunsi wo kuvuza induru bagomba kuyivugiriza rimwe. Yego. Icyo urimo ndumvamo uno muntu uvuza induru ageze mu kaga akaba umukristo ari uko ibintu bimeze neza. Siko bari umukristo cyangwa bari umunyedini, ahubwo wenda ari rya zina tuvuga saho byabipfira wagarukagaho cyane. Aba babita bakabyina batetse.
karabaye yabona biri gutogota akavuga ati Mana ho wankuye, Mana ho ari ukuntu baze kubibyina. Ariko yaba reka ngo bwire yabazi ko byatogose ninjoro akarya uwo munsi teranira ari buzindukireho ukabyarawe. Yabazi ko nataha imbaburiri bwake muri korara bagatuye umugore afite amavuta. Ariko yabazi neza ko agiye gukubita nk'iminsi 3 nta gikoma. Taba umujama kaba murakari bati muhaguruke duhimbaze. Ese ko mutabyina mubyina nuko muhaze. Uwo rero bamwita akabyina batetse. Uwo rero reka nkubwire ntabwo Imana mwakundanira ku isahane gusa. Yego Mugomba gukundanira mu bisubizo no mu bibazo. Abo barokore rero ni bamwe bajya batera Imana imibare bagasanga Imana yize imibare mbere yabo. Ntabwo ngo abari umukirisitu abafite ibimugenza kandi uwo nawe mu buryo bw'iterambere no guhabwa umugisha n'Imana hari aho atagarukira. Yego Kuko Imana nayo yijya kuguha iguhe kubara irakureba iti waraje ngo nimara kugukemura ibibazo usubireyo buretse nanjye kajya gukubita imibare mukabana nk'abanyamibare. Ubwo rero ntibakihime. Nase mama Charlene ubundi umukristo mwiza ukishijwe muzima yagombye kwitwara gute mu bihe bikomeye, akavuga gute, akamera gute, ni gute yagombye kubaho ubundi umukirisitu mwiza kugira ngo dukurikira amenye nawe uko agomba kwitwara byarimo gucamo cyangwa ashaka kuzahora kuko byose n'umukandida wabyo. Yego umukirisitu mwiza ukuntu akwiye kwitwara mu bihe ni ukumenya kunyura mu bihe aho kugira ngo biguhitane wowe ukabihitana. Yego mu buhe buryo? Icyambere hari ikintu abantu bakwiye kwikuramo. Ugomba kwikuramo ngo Imana yavuganye nanjye hari bitazangeraho. Imana yakubwiye yuko izakujyana i Kanani. Burya nta handi umuhanda wari uri ni mu butayu. Iyakubwiye ngo izakwambutsa inyanja. Burya yarakubwiraga ngo uzagera imbere y'inyanja, imbere uhabona inyanja, iburyo n'ibumoso uhabona imisozi, nukebuka inyuma uzabona ingabo za Farawo. Kubibona byo ni ihame, ariko kuba byagushyikira bikagukoraho ibyo byo ntago bishoboka. Umukristo nyawe ni umuntu ugomba kuba mu bihe byose akabyitegura, akavuga ngo Mana nungaburira amina, ariko nunanyicisha inzara amina. Kubera iki? Ntazagira umuntu ugushuka. Buri gisubizo cyose aho kiva kikagera kiza gihetse ikibazo. Yego Kandi n'ikibazo cyose aho kiva kikagera kiza gifite igisubizo. Hari ukuntu umuntu abyara umwana kavuga ngo Uwiteka arashubije, ariko uwo mwana uvutse hari ibindi bintu agomba gukenerera, agomba gukorerwa. Ubyaye umwana uzarwaragurika ugahora kwa muganga. Ubyara umwana uzahangayikira, urumva yatangira gupfundura amabere uti ibisumizi by'abagabo n'abasore bizamurangiza. Bishatse kuvuga ngo no mu mafaranga Imana iguha azari amafaranga, ariko wamara kuyashyikira havukamo abadayimoni benshi. Abashaka kukwica utayariye, abakubwira ko yabima kandi uyafite, abavuga ngo ntacyo tumariye mu muryango kandi tuvukana, abavuga ngo yampaye 5 yari kumpa 10, abavuga ngo yampaye mu karu yari kumpa amata, abavuga ngo yampaye mbese nararwaye ntiyasura, yaransuye azana ji yari kuzana n'umugati. Umva rafiki yangu noneho rero muri make n'ikibazo cyose aho kiva kikagera kiza gifite igisubizo. Ubwo rero nimba Imana izaguha umugore ariko mu majyambere azanye akazazamo n'ibibazo, nimba izaguha umugabo inyuma ye hakazaza ibibazo, twige kubahira Imana mu bihe byiza n'ibihe bibi, kuko nta kintu na kimwe tuzatungira inaha kidafite ikibazo. Ubwo rero kuvuga ngo tuzajya dushima Imana tunakizwa ari uko bidakomeye, nta munsi na rimwe uzamara ukwezi useka gusa. Uzagera igihe cyo guseka, ugire n'igihe cyo kurira. Ibyo byo ni ihame, kuko Imana iduha umugisha ariko ikawuduhera ku isi. Yego
yitwa M.Charlene ni kuri M.Charlene official aho anyuze inyigisho nk'izi n'ibiganiro n'abatumirwa batandukanye turimo turaganira ukuntu umukristo akwitwara mu bigeragezo twaza ku cy'umukristo ubundi yakwiriye kurira Bibiliya igaragaza intwari zo kwizera M.Charlene intwari zo kwizera barabaga banyuze mu bintu bikomeye bihambaye ariko ntibavuze induru byagombye kwigisha icy'abakristo intwari zo kwizera hari ijambo riri mu Baheburayo sinibuka umurongo n'igice rivuga ngo twigane urumva twigane ingeso zabo twigane imigenzereze yabo kubera yuko iherezo bagize iherezo ry'abakiranutsi tubaririze inzira z'abakera urikumva tubaririze inzira banyuzemo kuko bagize iherezo ryiza bariya bagabo rero bakwiye kutubera isomo rikomeye kuko hari abantu bakoze ibyo gukiranirwa Imana irabahana hari n'abakoze ibyo gukiranuka bagira iherezo ryiza njya nibuka Mose harya ni Mose oya banza atari ninde Imana yavuze ngo reba igihugu ni Mose Imana yabibwiye ngo ntabwo uzakijyamo nimba hari ijambo natinye rigatuma mbona Imana yacu itagira imikino ni Imana yifatiye Mose Mose yareze mu buryo bukomeye ufite amateka ateye ubwoba Mose wabyawe na mama we hari kwicwa abana b'abahungu hanyuma akajya kumuhisha mu rufunzo akamubohera akato ngo akajya hirengeye ngo arebe ko hari ikintu kiri bumubeho ngo agiye ko nabona towe n'umukobwa wa Farawo mu buryo Imana yari yarateguye arererwa kwa Farawo Imana imutoza iby'ubwama akiri muto kugira ngo azabe umucunguzi w'Abisiraheli azi naho azinjirira ariko mbonye ukuntu Imana yarwananye nawe n'ibimenyetso igiye kubwira Mose ngo kirebe Mose ntiyari yasambanye mwafuramo nta bakobwa yari yakabakabya amabere Mose ntago yari yamanyuye amazi ntago Mose yari yafunguye lisani mwabagabo mwe Mose yakoze ikintu iki kimwe Imana yaramubwiye ngo agenda habisirahera amazi kubera umujinya bamutesha arya badutera umujinya disi bwagiye mutworohereza tukazagerayo mwebwe hari ibintu mudukora mukadutera umujinya umva baramuteye umujinya ajya kwaka Imana amazi hanyuma Imana imuha inkoni iramubwira ngo fata iyo nkoni ugende ukubite ku rutare agiye kubitana umujinya akandi yamubwira imwe arongera atura umujinya igitare cy'Imana yavuze ati muze mumwe mwabyo kandi kiriya gitare cyari Kristo mbese yahondaguye Kristo Mana nyagasani singusetsemo akubwira icyo twe tuhondagura ara amagambo Imana yaramuvuze itanga ubuhamya mu Baheburayo 11:24 umva ukuntu yaramuvuze umva ibigwi by'abantu babyumva haravuga ngo kwiza niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga gukomeza kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ahubwo ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana abirutisha kumara umwanya yishima ibineza by'ibyaha kuko yatekereje ko gutwamuhora Kristo ari ubutunzi butagira akagero ubutawe Egiputa bari batunze bwose kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa mwamwumvise Imana igumugisha korana ikiganiro n'abantu nkamwe biba ari sawa nyumvira yiyambuye icyubahiro cy'ibwami aravuga ati ngiye kubana na bene wacu mu buretwa kuko yarazi ko hari ibyo azagororerwa ibaza umugabo umeze gutyo rero ariko yakora ikosa ryo kugira gute mwumve rero ibintu yakoze yarari ibwami kandi yagombaga yitwaga umwana w'umwami kuko yari yaratowe n'umukobwa w'umwami yagombaga no kuba umwami kuko umwami nta muhungu yagiraga umwami ibyo bintu byose arabyiyambura aravuga ngo ntago naguma muri ibi byubahiro bene wacu barimo bararengana avuga ko agiye gufatanya nabo urugamba yari afite ibigwi biteye ubwoba ariko Imana yo mu ijuru itamenyerwa ntago Imana imenyerwa irangije igihe ngo uzi impamvu buriya Mose buri wese afite uko abibona ariko mbona Mose yarazize ko atigeze agaragaza ubwere bw'Imana imbere y'Abisiraheli ngo agaragaze guca bugufi aze mu izina ry'Uwiteka cyo ni ikintu kitugora hanyuma Imana iramubwira ngo kirebe kiriya gihugu kirebesha amaso ariko ntuzakinjiramo iri jambo ryakabwiwe umuntu wafunguye lisani cyangwa akazamura ijipo ariko wumve ikintu yazize icyo cyonyine bishatse kuvuga ngo nimba Imana itarababariye Mose
igahita imwica ikanamushyingura ku magingo n'ubu ngo ntago baza ahantu Mose yagize gute ari nta muntu ushobora kumwibuka kuko n'intumbi ye ntago baza ahantu iri. Iyi Mana yacu nta mikino igize gute ifite, nta mikino ifite. ugarutse kuri umwe nyine muri izo ndwara zo kwiza, ariko aho ngo zasabaga mu Baheburayo 11 umurongo wa 13 uzi ukuntu havuga bangabo bose bapfuye bakizera, yego batarahabwa ibyasezerano. Imana iduhe umugisha ko ntago twe twapfa ahubwo bayoraga bikiri kure cyane bakabyishimira, make bakagira ibyishimo, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Ngabavuga bikaberekana ko bashaka gakondo, iyo barakumbuye iyo bavuyemo bari gusubirayo, imihanda yari ihari nta bariyeri, ariko noneho barashaka gakondo igihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru. Nicyo cyatumye Imana idakorwa n'izo zo kwitwa Imana yayo, kuko yabiteguriye umudugudu. Ako kana yabiteguriye umudugudu. Uzi kubaho mu buzima Imana idaterwa isoni nuko yitererwa, ariko hari abantu batera isoni Imana ikavuga iti burya n'impamvu abantu bazabizira. Rero nibyo nakubwiraga, abantu ba kera tugomba kubigiraho nimba Imana yarabahannye baro intwari bimeze kuriya. Natwe tuguye kutamenyera Imana ngo wirirwe yimenyera ngo nitwa Mama Charlene. Mama Charlene wo muri 2020 agomba no kuba Mama Charlene wo muri 2020 ye. Ngomba kuba muri Mama Charlene wo muri 2020 de sibyo kugeza Yesu aje. Ibyo kuyirataho ngo nari umugabo mfite ibigwi kuri uyu mugabo, Imana tumaranye iminsi, nari umugabo ntago ihabwa intebe. Hanyuma ikindi bakwiye kutwigisha, yego, nuko Imana ari indwanyi yabera. Imana ishimwe. Haleluya Patre, Imana ni indwanyi yabera, ni indwanyi yabera. Hari abantu, reka nkubwire, wa mugabo mugufi yitwaga Zakayo. Oya nagore Zakayo wari ufite imwemwe, ni Yeremiya, ni Yesaya, ni Eliya. Yewe Eliya we urakabyara. Ako Mana we, ndashimira Imana ko nzajya mu ijuru. Hari abantu nimba tuzamenyana ntabwo mbizi. Uriya mugabo ngo yinyuriye ahantu, Bibiliya ivuga ngo ni insoresero, insoresore ziramwataka. Ruko ni insoresore mu buryo bw'umwuka zijya zitwataka, ziramwataka ngo wakanyaruhara. Wiburira ngo bavugaga ngo ni nakagufu. Hari ukuntu abantu bajya batwiyongoza nyine bakandika bakavuga ibyo bashaka. Wakanyaruhara we, wakanyaruhara. Ubanza abana namukoraga mu ruhara, maze yahamagaye n'amadubu harya ngo ava mu ishyamba, aragenda arabarya n'ububogari n'ubutuza bwabo na bwa bupoketi bamanuye na bwa budeshire, araturya tuzingazinga. Bishatse kuvuga ngo Imana ni indwanyi yabera. Reka nkubwire ikindi kintu, uriya mugabo witwaga Samusoni, Imana yacu yanga agasuzuguro. Tujye tubimenya ko nitubabera Imana izatubera indwanyi. Uriya mugabo Samusoni ngo Imana yigeze ibabara irakarira muri Samusoni, imuha imbaraga kuko yabonaga agasuzuguro kazaba ku Bisiraheli. Imuha imbaraga ngo ku buryo bazaga bakabakubita abantu bose akabarimbura. Bari barabuze ahantu imbaraga ze zigira gute zituruka. Bishatse kuvuga ngo uri no mu ishyaka ry'Uwiteka ugomba guhabwa imbaraga ziruta iz'abandi bose. Twagiye reba ntuza bamutaye mu ngunguru y'amavuta, Yohana. Ese wari uzi ko abantu baguta mu ngunguru y'amavuta bakagira ngo uravamo washiririye, ukavamo ufite agapoka iminje mwakabonye. Noneho ngo Yohana ngo bamuta muki, Mana ndayishimye, ngo bamuta mu ngunguru y'amavuta yabize. Umva Imana yacu avuyemo, kuko ntago bigeze bamutanamo amanyanga. Nta magendo bamujuganyanyemo, nta mafuti, nta kuryo, nta kuyabuza ubufaranga bw'abandi, nta kurya amaturo. Uskarano barya amaturo atarayabo. Yagiyemo nukuri ari uwera, ariko Imana igenda imurwanirira mu mavuta. Imana yavuga itaye amavuta ndayakoresha akazi. Bibiliya yavuga ngo ntago yigeze avamo ari umusaza, ngo ahubwo yahise avamo ari umusore. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo barangije baramumanukana ngo bamujyana ahantu bita mu kirwa cy'Ipatimu. Baravuga bati inzara ntitugukoza urwara.
ngo inzara nitanakwica inyamaswa z'inkazi zirakwica ngo ariko akimara kugera Imana ntihabwe icyubahiro ngo atangira yerekwa n'iby'ijuru rya karindwi iby'ijuru rya kangahe rya karindwi mukomere cyane Imana imubwira ibyo mu minsi y'imperuka ari nabyo turimo imubwira ibizaba hari igihe abantu bagutamukirwa bati sha niwongera gufata mikorira rora ahubwo noneho ukaza ufite yerekwa n'imbaraga ziruta izo wari ufite arakantu njya nigisha nanjye njya nigisha rimwe na rimwe y'ubuntu bw'Imana baje wigisha no kuri mama Charlene niba bisaba bano bantu nzabikora atari wowe njyewe nzabigusaba abo bantu nibabikora yego urabona ari ikintu ngura mu bintu bya Yohana nguramo baramufashe bamujugunya ahantu batekeza ko agomba gupfira natishwa n'imbeho aricwa n'inzara naticwa n'inzara aricwa n'inyamaswa zo mu ishyamba aricwa n'agahinda cyangwa nawe yicaye yahure igitangaza bari bafite imari ikomeye cyane kandi si ubwa mbere bari bajugunyewe n'abandi kandi barapfa ariko bajugunyewe umuntu udapfa gupfa uko abandi bapfa reka tubwire badukurikiye yuko abizeye ntabwo dupfa gupfa uko abandi bapfa ntibishoboka bashobora kuba tujugunya ahantu aho bajugunye abandi bagapfa twebwe twagera tukahabonera Imana vuga ngo amen n'ikintu nakuyemo gitangaje nuko mbwirije batandeo cyo nakuyemo gitangaje bamuhunye bazi ko azapfirayo aho bwageze yabona Imana bundi bushya amina yongera abona Imana bundi bwiza iramubwira ati iramwereka imwereka iranamutuma yego agarukana ubutumwa Mana ishimwe ni igitangaza kari kanyuzemo tuzagira kwa hano batujugunya abantu bahitondesha gusanga batwegereje Imana ako patiri utiriwe umbwiriza ntiriwe nkubwiriza tutabwirije abantu wafashe Bibiliya yawe wiguriye yawe bari kuyarya sibyo ukayisoma nibura ukagirira Imana icyizere gishingiye kubo itigeze itererana yego tutiriwe bakurondora ukareba ikintu yakoreye abasambanyi ukareba ikintu yakoreye abatinganyi ukareba ikintu yakoreye abanyamitwe b'abahanuzi ukareba ikintu yakoreye abashumba babivanga ubwawe ukihanurira ugafata umwanzuro rero abantu batubanjirije ni isomo kuri twe nimba hari abantu bagiye bankomeza nagiye nkomezwa n'umuntu witwa Yesaya yego Yesaya uramuhanuze nimba ari uko wenda twendaga guhabwa ibintu nendaga guhabwa ibintu nkawe amukoreye mu ngata ayiwe Yesaya Mekaya nkaba apo n'abayeremi na Mekaya yabayeho ariko wabona yandirimba ivuga ngo iherezo ry'iryo ntwari iherezo ryabo uzi ko Bibiliya ivuga iti zira n'ifura zo kwizera hanyuma nuko ngo tugoswe n'igicu cy'abahamya benshi amina ngo twiyambure ibituremerera byose abavuga izo ntwari mu 12 abaheburayo aho ngaho ubavuga ibyabo bigakira bugati uzabigaruka ugenda uvuga aho impfu bapfuye bajyaga bakatesha inyerezo abandi bakabasiga bakabashira mu mu stade basabika bica n'intare akabagapfa bizera Yesu bakisubira minsi rero nabatese arabura kawunga wambaburesha nka guca mu ijambo yego nimba umuntu baramukereye n'urukero byanyabyo akava amaraso agacikamo kabiri akihamye Imana inzarira gukerera umugore inzarira mukerera ye data we hagira umugabo uzana envelope akamuha kabizo akamukora ku kibero yokoyo we umuhanuzi inzarira mukerera akavuga ati ravuze we kandi itavuze inzarira mukerera ubukode bwa mukerera minervare y'abana ya mukerera akavuga tumva ngo ufitiye ubutumwa kandi nta bandi berekwa yerekwa abaparika kerekwa abakora ahantu runaka nta yerekwa ry'abakene abagisigaranye ariko ngo barabakereraga bakabatera amabuye aho kugira ngo babone ibibazo barimo ngo bakabona ijuru rikinguye reka tubwire umudukurikiye nubwo ari mu bibazo abona ijuru nabona ijuru ubwo ndetse ngusaba ngo ugire ikintu ubwira abantu n'abari mu bintu bikomeye bituma byatumaga bavuza induru ushaka ko umugabo yamututse cyangwa yamutaye ashobora kuba afite ibituma yagomba kuvuza induru ndagira ngo ugire icyo umubwira ariko mubwira abona Imana mu bibazo reka nkubwire n'ubundi kuvuza induru iyo uvugije induru n'ubundi ntacyo wiyungura sibyo usibye kwirwaza umutima ugahita urwara n'umutwe ugahora ku binini byanaba ngombwa ukajya kwa muganga ukajya ufata ibinini bya hariya haba abantu bafite indwara zo mu mutwe bahita indera cyangwa yego
ntago kuvuza induru ntago buriya uzi ngo Imana yacu ikangwa n'induru. Mana birakomeye ariko n'umuntu arira akajya akora natize. Kera turi abasivile ikose ritaratugeramo. Hari ukuntu twikosatara ukikosatara nutabikora ubikorera baki ye baba utwo tuntu se iyo migeri tuba dutera Imana tuzi ibirometero birimo hagati yacu n'Imana ntago iyi migeri yigeraho utu tugambo ntago tuyigeraho kuko nimba uri kuvuza induru hari abari kuvuza impundu. Urimo kuvuza induru kuko wabyaye umwana upfuye. Hari uri kuvuza impundu kuko yabyaye umuzima. Ntabwo Imana izagira sheke. Umwana w'umurundi twaganireje bundi yaravuze ngo Imana ntizagira irungu ryawe yicaranye na Enoki. Ako kanumva kataryoshye. Ntago wajya ntago Imana ngo wayitera irungu ngo kandi iri kumwe na Enoki. Yesu we karamfashije. Muri make ni ukwibabariza ubusa. Kuvuza induru. Yego. Impamvu rero bakwiye kureka kuvuza induru. Umuntu avuza induru ntihagire ikiyongera akavuza induru ntago Imana nta nubwo Imana ikunda induru. Imana ubundi umuntu yemera. Uribuka Yobu? Yego. Yobu igihe kimwe yavuze amagambo, hari amagambo nkunda kuvuga yararimo ngo kuva mu munsi yavutseho, ari kuvuga ngo umunsi navutseho ntuzabeho ibirori, ngo umunsi navutseho ntuzagira izuba, ngo umunsi navutseho ngo uzahore mu mwijima, ngo umunsi navutseho Imana ntizawibuke ntihakajye n'ikiza kiwubaho. Aribwo Imana yamubwiraga ngo kenyera kigabo hanyuma duhangane ujye usubiza. Yobu Imana yamukubise ibibazo abura ibisubizo. Bibiliya iravuga ngo Yobu yaravuze ngo najyaga nkumva kuri radio ariko ndakubonye ariko nkubonye kuri televiziyo. Muri make yahise abona ko Imana ntago ari Imana ariyo kuzunguriza umutwe. Kandi Bibiliya ngo nani Yobu yari umukiranutsi akaba n'umukire. Yobu ngo amaze kwiyakira no gutuza abwiye Imana ati noneho mbabarira ndaje. Burya ibyo wakoze waruzi impamvu. Uzi impamvu wantwariye abakobwa banjye barindwi n'abahungu. Uzi impamvu wantwariye abaja n'abajajabye. Uzi impamvu wanteje ibishyute. Yobu ngo ariyakira. Nta kindi ngo Imana yisi ikora. Ngo yabwiye Birudadi na Zofari na Elifazi baje gutanga ibitambo. Ngo yarababwiye ngo nta wundi nemera ni Yobu. Nimugenda basabire natabasabira nta nicyo ndi bubamarire. Urikumva? Yobu igihe yagarukaga umutima amaze kwemera ati ibyo wakoze nibyo ari kuyibanira. Agenda yibanira amaze kwemera ngo nibwo Uwiteka yamwunamuye. Iyo uri mu rusaku rero umuntu yari mu rusaku ntago Imana ijya imwumva. Ahubwo abantu bajye batuza kuko Imana ntago ari Imana y'akavuyo. Ujye utuza uganire n'Imana ubyakire kuko kuvuza induru nta kintu kivamo. Ikindi nagira ngo mbabwire ngo ibintu Imana itari gukora ntibigasibanganye ibyo yakoze. Mwabarokore iyo ujya kwinuba ngo nturabyara wibagirwa ko no kubona ugupfumbata byari bikomeye. Ako karonda gakunze isenga fata wababona. Oya tuvugisha ukuri Mana wanyimye umwana. Oya igihe umwana ntiwamusabye maze kubona umugabo. None se wari kubona umwana utarabona umugabo? Ibyo itarakora ntibigasibanganye ibyo yakoze. Ibyo itarakora ntibigasibanganye ibyo yakoze. Nimba utarabona umwana nta kibazo ufite na se w'umwana. Ubwo se noneho udafite umwana adafite na se w'umwana haraza akakubwira akaguha akabiza ati mweshu ihangane tuzabyara. Sibyo bebe agaguha n'akabizo. Ibaze wa muntu urara yizingazinze nk'ipine utarabyara utarabona n'umugabo iby'Imana itarakora ntibigasibanganye ibyagize gute yakoze. Arakoze cyane ni umubyeyi ugira amagambo meza kandi akajya n'ingero nyine ziba ziri fana ariko zibasha kumvikana. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusubikira iki ngiki ahangaha. Abantu bo kurira bo kuvuza induru Imana afite umugambi mwiza. Ariko ikintu bagomba gusigana uvuze usorejeho gikomeye iby'Imana itarakora ntibigasibanganye ibyo yakoze. Ndagira ngiraho kandi ntibakarebera Imana mu byo izakora. Yego. Barebera Imana mu byo yakoze. Yego. Amen. Satani nabatungira agatoki by'Imana itarabakorera. Ahubwo bibuke iby'Imana yabakoreye. Amen. Yakoze ABCD y'ibyo bahagazemo izakora n'ibindi. Amen. Mukomezwe n'aya magambo. Umuntu yagukura he?
uretse kuba murakubona ku kiganiro kuri nimero yanjye ya telefone kandi iki kiganiro ndabona isi harimo n'abatazi ngo kuzireba nzajya ubwo nzibaho uzi ko umuntu avuga ngo yarambuze kandi ngo arankurikirana ibaze kandi ziba ziriho ahubwo banza nzajya nzitanga ziba ziriho buri kiganiro aho zivuge rero nimero yanjye ni 078 35 42 66 8 subiramo rimwe 078 35 42 66 8 iba kuri WhatsApp wamwandikira niba uri hanze andika guteranya 250 kandi ndashaka no kubwira abagore bashaka kujya ku rubuga bajye bampamagara hari urubuga rw'abagore haba hari inyigisho nyine z'abagore nta mugabo ubamo ubu nago najyamo nago twakwemerera tuba turi kuvuga ibintu by'abagore kandi byubaka sinjye nago nakubakika zakora n'urw'abagabo urakoze cyane Imana iguhe umugisha ndagira ngo naho usengera abantu tugane ku musozo Mana ndagushimye kubw'uyu mwanya umaze kuduha kugira ngo abantu bawe bubakwe nk'ibuye rizima ndasenze mu izina rya Yesu usengeye umuntu wese uciye bugufi kubwo gutsindwa n'ibyo uvugiye muri twebwe ndamusabiye imbabazi kandi zivanze n'imbaraga umuntu uri bugukomangire guhera nonaha umukingurire uguhamagara umwitabe ugushakana umwete akubone ubu butumwa ubuherekereshe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo bugere kure kandi ndasenze kugira ngo bukore icyabuzanye komeza natwe kutwuzuza ibyo tugomba kuvuga bimwe bikuzuye tukubere bambasaderi beza maze biri ku mutima wawe bigere ku bantu kugira ngo ubwoko bwawe bugubwe neza shyigikira twebwe ushyigikire na Patrick muri uyu murimo ushyigikire n'abakozi bawe muri rusange girira neza abadukurikiranye abacitse intege ubaha imbaraga abihebye bahumurizwe abataye batore abatarakizwa bakizwe ineza yawe iherekeza abantu kandi umugisha uturuka muri aya magambo tuvugishije ugere hafi ndetse na kure mu izina rya Yesu amen amen kora subscribe niba utarayikora aho ngaho umutuku ubona hafi yawe byanditseho cyangwa ukoresha igifaransa ndetse sabone nurangiza ukoreho ushiyo na comment uko na notification kakajogera uzabona ibiganiro dushizeho ukagishyizaho ukibona ariko comment zawe zidufasha kumenya ibyo dukora uko mu byakira uko mubibona ariko bisangiza abantu ufite group ya WhatsApp bamo ufata no link yibaha abantu bumva ubutumwa bwiza urabukoze umurimo w'Imana Imana iguhe umugisha mwifurije ibihe byiza ineze Imana igure mu buzima bwanyu asigaye mu M.Charlene bwira no bye 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 urakoze cyane